ishimwe cyane. Bari kuvuga ko nta yindi mana kandi twamvaho tukajya hehe niba ufite amagambo meza y'ubugingo. Korali rero Besareli ku mudugudu wa Murambi muri paruwasi ya Nyanza ni mu karere ka Kicukiro. Imana ibahereza umugisha bene data ba Korali Besareli. Nta wundi utari imana yacu, nta wundi ufite imbaraga kiretse imana yacu, kandi ntitwamuvaho nta n'ahandi twajya kiretse kwa Yesu wenyine, niwe mwami wacu. Imana nishimwe kandi imana nihabwe icyubahiro. Munyemerero dusengere umukozi w'Imana akomeze n'inyigisho n'ubundi yatangiye. Turimo turiga ijambo muri iki cyumweru, birumvikana ni ku munsi wa 24 na kane, no ku munsi wa 24 uko amasengesho yatangiye ku itariki ya mbere kwa 11 tugeze ku munsi wa 24. Turimo turavuga kuramya nyakuri. Imana rero imuhereza umugisha umukozi w'Imana. Reka tumusabire hanyuma Imana ikomeze kumubashisha kutuganiriza. Mana yacu turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko wabanye n'umugaragu wawe ejo, kandi n'ubu ngubu twizeye kuri kumeza kwabana nawe, kandi waramuhamagaye hari icyo washize ku mutima we kugira ngo akitugezeho. Turamusabiye kugira ngo ntaba ari we muri uyu mwanya, ahubwo izina ryawe data rihabwe icyubahiro, kandi imitima yose iri imbere yawe ihemburwe n'ijambo ryawe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Karibu mukozi w'Imana. Murakoze cyane mwarimu Jean Paul. Turashima Imana ko uyu munsi wa kabiri komeje kubana n'itorero rya Nyarugenge, kandi turi kuri iri jambo rivuga kuramya nyakuri. Ejo twatangiye tuvuga ko Imana yaturemye mu buryo buramya, mu buryo uko duteye n'uko turemye mu buryo bukururuka bugana Imana. Kandi kuramya ntabwo ari ya magambo tuvuga ngo yo kuririmba twaturirimbo dutuje. Kuramya ni ibikorwa byose bigamije kuzamura icyubahiro cy'Imana, bigamije kwerekana Imana iyo ari yo no kuyiha agaciro kayo. Niyo mpamvu twabyaguye. Mbese mu yandi magambo turabaramye twese. Ubundi jambo uriya w'inkone avuye i Yerusalemu, igihe yari ari gusoma Bibiliya mu Cyongereza avuga ngo yaravuye i Yerusalemu to worship, kuworshipinga no kuramya. Rero turabaramye. Nawe ukorera Imana mu buryo bwawe butari ukuririmba, nawe uri umuramyi. Turabaramye rero, kandi uko turamye Imana iranezerwa ikaduha umugisha. Iyo rero twayobewe, iyo tutabaye muri uwo mwanya, iyo tutabayeho mu buzima buramye Imana, hari ibintu bibiri bitubaho. Icya mbere nuko hari ibindi turamya. Twarabivuze umunsi w'ejo, dushobora kugira ibigirwamana, tukagira ibindi bintu dushyira mu mwanya w'Imana, cyangwa tukiramya twebwe ubwacu, tukaba twebwe mbaye Imana yanjye, no kuvuga ngo Imana nyikuyeho. Niyo mpamvu twavuze ko n'abantu bose babeshya ko nta Mana ibaho kandi ko ntacyo bapfana nayo, baba babeshya, kuko nabo iyo bageze mu kaga usanga bavuga bati icyampa Imana ikantabara. Rero tubereyeho, niko Rikorene yavuze muri za ngingo 5, za ntego 5 z'ubuzima. Iya mbere aravuga ngo twaremewe kuramya Imana. Twakoresheje amagambo ari mu byakozwe n'intumwa igice cya 17, ko Imana yadushyize hose, ishaka ko tuyishaka dukabakaba. Rero abahoshije hari ibindi bagiyemo, kandi twavuze ko ingaruka zabyo ni mbi cyane. Iyo utari mu buzima bwo kuramya, ubaye imfabusa ku Mana. No kuvuga ngo ubaye nk'intebe itigeze yicarwaho, cyangwa isahani batigeze bariraho, cyangwa ikaramu batigeze bandikisha. Tuba rero twahoshije, kandi nakaga kagoye cyane. Rero uyu munsi wa none turakomeza uri kwa kuramya nyakuri. Navuga ko tuza kuvuga ku Mana turamya. Ni Imana turamya ni iki? Ni byiza buriya bimwe bituma abantu bataramye Imana, cyangwa se nibayiramye mu by'ukuri nibayiramye nk'uko bikwiye, no kutamenya Imana turamya iyo ari yo. Aya magambo twahawe n'ubuyobozi bw'itorero ari muri Zaburi ya 29. Wenda turayanyuramo muri makeya, ariko turakoresha cyane aya ari mu Kuva igice cya 34 murongo wa 5 no wa 6. Aravuga ngo Uwiteka amanukira muri cya gicu, ahagarara nayo, nawe yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuruza babo bibihe igihumbi. Ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa. Ihora abana gukiranirwa kwa base,
ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Reka nsome mu magambo rero twahawe ari muri Zaburi ya 29, ntabwo nongera gusoma ntayangaya gusa. Ndasoma mereye ku murongo wa mbere, ubundi murongo wa kabiri twahawe, ariko ndaza kugeza ku wa gatanu. Haravuga ngo mwaturire Uwiteka mwabana b'Imana mwe. Mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga. Mwaturire Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro. Musenga Uwiteka mwambaye ibyera. Ijwi ry'Uwiteka rihindira hejuru y'amazi. Imana y'icyubahiro ihindisha inkuba. Niko ko Uwiteka ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi menshi. Ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga. Ijwi ry'Uwiteka ryuzuye igitinyiro. Ijwi ry'Uwiteka rimena imyerezi. Uwiteka amenagura imyerezi y'i Lebanoni. Reka rero tuvuga Imana. Iyo nza kuba ndi umusizi mba mvuze Imana, ndi bavuga ati reka tuvuge Imana. Twajyaga tubagira mu rusengero babaramyi basiga, abaramyi basiga. Sindiwe, ariko nanone turavuga Imana. Uyu munsi turimo turavuga ngo Imana turamya. Ese ni Imana imeze gute? Ni Imana isa gute? Kuko turimo turavuga ngo iyi Mana ikwiriye ko tuyiramya. Birayibereye ko tuyiramya. Ntabwo tuyiramya kubera ko tubishaka. Nubwo tuyiramya nyine tuyibekera, ahubwo tuyiramya kubera ko ikwiriye ko tuyishima, tuyisingiza. Twavuze bya bikorwa byo kuramya, tuvugamo gushima, adoration, tuvugamo thanksgiving, kuyishimira ibyo yakoze, tuvugamo amasacrifice, kwigomwa no gutanga ku Mana, n'ibikorwa byose bigamije kwihesha icyubahiro. N'ibyo bikorwa bikuyemo iri jambo ryitwa kuramya. Rero abantu basenga byangombe, sindira bamusenga cyangwa bamwambaza, bashobora kuba bamuzi cyane kurusha uko abakristo baramya Imana. Uko babana nayo ubona bitandukanye. Bari abantu babaye muri ibintu byo kuterekera no kubandwa, ubona bagira ubwoba, babaho bafite ubwoba kandi bazi ibyo bayigomba. Usanga ibyo bavuga ngo indaro yayo ngo bagomba kugira ibyo batanga, bagomba kugira, niba ari umutobe wahiye, niba ari urwago rwahiye, bagomba kubanzayo. Ibyo barabizi neza kandi bazi n'ingaruka bifite iyo babyishe, iyo babijambije. Nagiye mbona n'abakristo bakijijwe, ariko kubera ko ari amabanga, ari indahiro barahiye, agakizwa akavuga ko yakiriye Yesu, ariko agakomeza gutinya kumena ibanga ry'imanwa ry'ibyo bintu kuko azi ingaruka byagira. Ariko twebwe kwa Kristo ubona ari ibintu ntazi uko bimeze, ukabona Imana hari uburyo tuyifata. Ubona ko bamwe bafata Imana nka kadogo, wagira ngo n'umukozi yo mu rugo. Imana igomba kunkorera ibi, igende niyo gutuma Imana ku isoko. Mana mpa amafaranga, Mana genda unkorera ibi ngibi, genda nkubitire kanaka, genda Imana inkemurira ibibazo byose. Wagira ngo Imana nakana batuma. Ubona abakristo benshi n'uburyo basenga n'uburyo babana n'Imana, ni Imana nyine batuma yo kubakorera ibyo nyine, ibyo utwo tuntu tubita details, ni errands ni kuvuga ngo jya ku isoko nzanire imineke. Uko niko bafata Imana nk'umukozi yo mu rugo cyangwa ngakakadugo umuntu akoresha ibyo yishakiye. Hari abandi bafata Imana wagira ngo n'umunyeshuri uhora mu kizamini, bavuga bati Imana nudakora ibi nibi ntabwo ndemera kuri Imana, ntabwo ngewe ubanza ukora, wagira ngo n'umunyeshuri wa mu kizamini ntatsinda byibuze akagraduatinga. Ariko Imana ihura nyine nukuyihuza muri ibyo, nibanze ikora ibi kugira ngo nemere kuri Imana. Ntabwo Imana iraza kuba Imana kubera ko yakemuye ikibazo cyawe. Ntabwo Imana yitwa Imana kubera ko yaguhaye urubyaro. Ntabwo Imana yitwa Imana kubera ko wacuruje urunguka. Ntabwo Imana iri muri iyo business y'ikizamini cy'iteka ryose. Imana izakomeza kuba Imana, ibyawe byakunda cyangwa byakwanga, izakomeza kuba Imana. Hari abandi bafata Imana nk'aka kamashini kanyire kavamo amafaranga, ka ATM machine, ugasanga ni ukuvuga ngo iyo bagiye begereye Imana nta kuyishima, nta kuyisingiza, nta kuyiririmba, nta kuyivuga, mereza ma. Nabo ngabo bakina muri ibyo. Imana niba na ATM kugira ngo amafaranga yawe ajyemo ubone ikarita nuko ari ibyo washyizemo. Ariko guhura umuntu abana n'Imana ngo ni Imana yo kumuha gusa ibyo bintu, sinzi ahantu babikuye. Nuko rero iyo tubaye n'Imana tukabana nayo muri ubwo buryo, iyo Mana tuba twaremye Imana mu ishusho yacu. Sinzi burya Bibiliya avuga ngo mwitangire igice cya 28 na 26 turavuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Ariko abana b'abantu
batangiye kurema imana mu ishusho yabo. Ni ukuvuga ngo bo batwara imana uko bashaka. Nakuvuga ngo cyangwa ngo ntago tugomba approachinga imana on our terms. Ntago ari twe tugena uburyo imana tukwiriye kwegerana nayo. Approaching imana according to God's term. Imana niyo yonyine ishyiraho uburyo tuyegera. Ibyo tubibona ku ihema ry'ibonaniro, tubibona no mu buryo imana niyigena uko tuyegera. Ntabwo ari twe tugomba gushyiraho ama condition n'ama terms yo ku buryo imana ikwiriye kubana natwe. Ibyo rero Abisirayeli igihe cyarageze nabo barahusha babana n'Imana. Noneho bageze igihe Imana iravuga ngo Mose genda muri Abisirayeli kugira ngo bajye kundamya mu butayu. Imana ishaka kugira a people who worship God. Abantu Imana igiye kwigaragariza, ariko abantu baramya Imana. Ariko bo ikintu business yabo bumva ko Imana igomba kubajyana i Kanani muri cya gihugu cy'amata n'ubuki. Bageze mu nzira batangira kugorana. Niyo mpamvu bagiye nyine bivovota bagenda nabi, ati ntabwo ibi ngibi biratinze, turya ntabwo aribyo dushaka, kuko bumvaga icyabo ari ukugera i Kanani. Twihute tugere mu gihugu cy'amasezerano. Ariko Imana ntabwo ariyo business, ntabwo ari cyo gikuru. Ntabwo ari Imana yahaye agaciro ko bicara i Kanani noneho bakarya bagahaga ya mata n'ubuki. Iki Imana yari bakeneyeho cyane ni ukugira ngo bave mu bigirwamana bahindukirire Imana nyakuri, bayimenye, bayikunde, bayegere, basabane nayo. Niyo mpamvu Imana yabwiye Mose ngo nkurira buriya bwoko kugira ngo bajye kuntambira ibitambo mu butayu. Ibyo wagira ngo ntabwo babyumvise. Burya umuntu yumva ibyo ashaka. Niyo mpamvu abantu bakizwa ukibaza ubutumwa yabwiye ubwo ari bwo ukakuyobora. Se uyu yigishijwe nande? Kuki umuntu ari exigent? Kuki yatangiye ibi yabwirijwe nande? Rero bo bumvise cya gice kivuga ngo igihugu cy'amata n'ubuki, ariko Imana yo ntabwo aribyo biyishishikaje ko umuntu akira agatunganirwa. Ahubwo umuntu ubaye mu mwanya wo kunezeza Imana akagenda nk'uko Imana ishaka, akabaho mu buzima ishaka, ibyo nibyo bishimisha Imana cyane. Ariko bananiwe mu nzira, nuko banyine barafata bati reka dusubire mu Egiputa. Ahubwo barema cya kimasa, ibyo bamenyereye babisubiramo, bakora ibyo twise substitution. Basimbura Imana banga iyi ngiyi kubera reka tureme isa n'iriya twisubirireyo. Uko rero niko abana b'abantu Abisirayeli bashatse kumanipira Imana, babona Imana yakomeje kuba Imana yabyanze. Ntabwo Imana ivuga ngo murayikanga ngo turasubirayo. Burya n'abantu bajya bakanga Imana, ati ndarakaye rero ngiye kubivamo. Kandi Imana wagira ngo Imana ikwigirira neza, nyine kuba Imana yaraguhamagaye ikaguha agakiza, ikagutunganya, ikakoza, ikakwambika, ikagusiga amavuta, ukaba ufite agaciro uyu munsi none utagiraga. Wagira ngo Imana niba ifitemo inyungu yonyine, warangiza ndayikanga, ukajya gutera Imana ubwoba uti ngiye nasubirayo. Kandi nagwa ngiwe Imana wabona nguye ubu se uguye ko uragwake. Abantu bigeze banshimisha cyane umuntu ngo yarakaye rimwe nyine aragenda asubira mu kabari. Ageze mu kabari abantu bagenzi bamubonye baravuga ati ariko n'ibigambo byose bavuze ku banyabyaha n'abasinzi n'iki none uragarutse. Asabye inzoga barayimwima, ati oya ibigambo bavuze ni byinshi. Baramufashe baramukubita, bamaze kumunoza asubira kwa pastori. Ahageze asanga nyine pastori akingwe, sanga abona wa muntu arimo aravirirana. Buri ushobora no kugwa bikanga. Hari igihe uvuga ngo nzagwa nabyo ntibikunde. Iyi Mana impamvu abantu basubirayo bakayita nuko bayifashe uko itari. Abo mu gihe cya Yesu bari bamaze kuba nabi, nuko nyine bafata Yesu bashaka kumukemuza ibibazo byabo. Barangije bati ubwo uri umwami rero ngwino utujye imbere urugamba turwanya abaroma tubaneshe. Babonye bitabaye bazana amatiku. Uko rero batangira ngo urumva ubundi yiyita umwana w'Imana gute? Ese uyu nguyu nyine kuki aserereza imigenzo yacu isabato, arimo aratwataka nyine yaneguye yasherereje. Barangije baravuga toya iki rero tugiye kumucira urubanza. Barangije bafata Imana banyine bayambika ibibi byose ibyabo n'iby'abandi. Ibi bavuze ngo uyu nguyu dukomeza no kumuyoboka abantu bazatwica, aho kugira ngo hapfe twese ni hapfu uyu nguyu. Ibi ingorane zabo zose bazishyira kuri Yesu. Barangije bamucira urubanza, nuko Yesu araceceka, barangije baramubamba. Imana idufashe cyane. Abantu rero bahushije ari n'abandi bantu banshekeje cyane. Ari abantu bavuga bati Imana data ni mbi, ni ingome irakariye, ariko Yesu ni mwiza agira imbabazi.
ngo nkaho Imana ibirekereje kugira ngo ikopete umwana w'umuntu ngo Yesu akaza akitambika niba abadamu nyine bavuga ati oh ndekera umwana reke abwira umugabo we. Ukibaza ariko abantu ibi babikurahe? Ese Imana kuki batari kuyireba nk'Imana? Ubu si ibyo bintu bikurahe. Kandi mu Bakolosayi igice cya mbere murongo 15 havuga ngo Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka. Ni reflection, ni reflect ngo ushaka kubona Imana ureba Kristo. Ariko Imana kubera ko twashatse ko imera nk'uko dushaka ntibyakunda. Abantu rero bafashe umwanya nuko Imana barayinegura, Imana batangira kuyirega, barayishinja. Nge nkora mu isanamitima tujya tubona ibintu abantu iyo banyuze mu yobaro myinshi bagakubitika, tujya twumva ibyo abantu bavuga ku Mana. Umwe yaravuze ati Imana nge mbana nayo gusa kugira ngo nzabone ubugingo, naho ubundi ndayanga, nayo ndabizi kutanyitayeho. Ariko kubera ko ntinya umuriro basireka gikambireho. Abandi noneho bakagenda bakavuga ko ari ngome, ko ntakimaze, ibinezererwa mu ijuru barimo barayibyinira mu gihe twe turi gupfa tugashira, inzara yarateye ntakimaze. Mugabo umwe muri South Sudan twari muri ayo mahugurwa y'isanamitima aravuga ngo iwabo ngo yigize kugira aho bavuga ngo Imana ngo imeze nk'umugore ufite ibere rimwe ariko akagira abana benshi, ngo niyo mpamvu ibyayo bitinda, urasenga ikakuvuga ngo ndagutabaye, ariko kugira ngo zatabarwe Mana we umwaka ugashira ndugataha, Imana ikakubwira ngo guhaye umwana hagatambuka imyaka 15 ukazarinda unagenda nawe ubonye imeze nk'umugore. Bageze nawe bavuga ngo imeze nk'umugore w'umunebwe ubwira ngo ndashonje ngo akajya guteka gatinda akazaza kera. Imana uko twatekereje uko tuyifuza kubera ko itahuye n'ibyo dushaka, twaremye Imana mu ishusho yacu irabyanga. Imaze kubyanga biragongana, bigonganye noneho imanza zihinduka imanza. Imana nyamana. Imana ni Imana imeze gute? Ibi ni ibyo abantu batekereje birahusha. Ariko Imana dusenga ni Imana imeze gute? Dukurikije amazina y'Imana, mu gihe Imana Mose yabajije Imana ati se ubundi ninjya mu Egiputa nzavuga ko rinde, kuko bari bafite nyinshi, bo nzavuga ko rinde. Banza Imana byarayitonze. Buriya iyo utangiye kubaza umukuru w'igihugu ati ni president nyine wa Republika, utangiye kumubaza ngo ari izina ryawe Imana, kuko ubona ko Imana isa nawe yabuze igisubizo. Imana yaribuze ikavuga ati se ni umuntu uri kumbaza ngo je nitwa nde? None Imana avuga ngo ndi uwo ndiwe. I am. Amen. Je suis. Ngewe ndi uwo ndiwe. Nyine ngo ndi uwo ndiwe. Mu Heburayo iri zina yitwa iyo twabanyemo Yawe cyangwa Yehova ni izina ritavugwaga. Ryari izina ritagatifu cyane ku buryo n'abaryandikaga bajyaga kuryandika bakitwikira mu maso abanditsi bajya kuryandukura. Nta nubwo barivugaga, ahubwo baje gutora Adonai, bivuga ni nkuva ngo umwigisha mukuru master, kubera ko ryo byibuze ni izina wakoresha no ku bandi bantu b'abanyacyubahiro cyane. Niyo mpamvu yise Imana Adonai. Ariko Yawe nitwe tubikinisha. Yawe nadonimbiya Yawe bonana vuga ngo igitinyiro cy'Imana cyari cyinshi cyane. Imana ni umwami yicaye ku ntebe y'ubwami, intebe ikikijwe n'icyubahiro gikomeye cyane ku buryo abantu bazi Imana batinyaga no kureba ukwera kwayo. Naho basabaga Imana ngo ibiyereke, nk'abo twasomye mu kuva 34, Imana yabiyerekaga ariko byakure. Barayitinyaga barayuba. Imana ni umwami nyiri icyubahiro, amazina yayo arabigaragaza ko ari Imana nyiri icyubahiro cyose. Ni Imana ifite imbaraga zitangaje. Ya magambo ya Zaburi iyo urebye ibintu bango Imana imenagura imyerezi, ni igiti gikomeye cyane. Ngo Imana ivuze inyanja iratitira, nukuvuga ngo iyi niyo Mana imbaraga nyinshi cyane y'ubushobozi bwose. Imana ibera hose icyarimwe, Imana ifata imisozi ikayihindura ibibaya. Niyo Mana yacishije Abisirayeli mu nyanja itukura. Ni Imana ivuguruza ibyo siyansi yashizeho. Baganga bashobora kuvuga ibi nayo igakora ibinyuranye. Niyo Mana ishoboza umuntu kugenda hejuru y'amazi kandi bitakunda. Iyi niyo Mana dusenga. Ni Imana ihambaye. Imana yacirambaye mwijuru no mwisi mu bwenge, imbaraga n'urukundo. Imana irahambaye. Imana irahambaye. Imana irahambaye. Gukomera kwayo kuraza kukaboneka mu buryo yaremye. Abantu b'abastronaute umwe yakoze DVD arantangaza cyane. None avuga ati aho bimaze kugera
ibyo twari tuzi ko nyine ibyo bita imibumbe izenguruka izuba nyine tuzi ko ari 9, ariko galaxy no kuvuga ngo iyi mibumbe ni myinshi cyane ku buryo Imana ishobora gutuza umuntu ku mubumbe we bigakunda. Ariko igitangaza kirimo nuko byose bigenda kuri gahunda. Umufizisiye umwe yaravuze ati urabona ukuntu izuba nako isi yikaraga, niyo bibyara gravite bituma tugira rukuruzi ituma tumanuka tukagenda tukagaruka ku isi. Isi iramutse igabanije umuvuduko ku gace gato, ikagabanya umuvuduko igabanyije gato, watangira kugenda uguruka. Gravite igabanutseho gatoye akavuyo wajya ugenda waba ugiye gutura ukabona urarenze ugeze ku ntebe ya pastori, twajya tuguruka. Yiyongereye umuvuduko gato cyane, twajya tugendesha ita, wajya uterura ukuguru ugashaka abakarani bagufata kugira ngo guteruze ukuguru. Murebe ukuntu ibintu birahunga galaxy ariko bikora kuri gahunda, bikagenda kuri gahunda imwe. Uri ikintu cyose icyo bita la loi de la gravité, ikintu cyose iyo ufashe nk'umupira ukawurekura ukawutera ugenda ugabanya umuvuduko. None isi yongererwa vitesse dande moteri yihe yatuma isi ikomeza kugenda kuri ya gahunda. Ubu ngubu distance hagati yacu n'izuba, isi ramutse yibeshye ikegera gaturashya, kandi yigiye ugatoya imbeho iratwica, ariko inyura hahandi imyaka n'imyaniko. Kristo niwe ufashe byose mu kiganza cye kandi bikagenda kuri gahunda. Iyo niyo Mana. Dawidi amaze kureba iyo Mana amaze gutangara cyane, arangije aravuga ati iyi Mana ni igitangaza. Urebye amazaburi niyo avuga Imana isatura amabuye, Imana isatura igicu. Iyi Mana ijyayo ni birebire cyane, ibitangaza ikora ni binini kandi birahambaye. Ariko ikintu gishimishije cyane muri ibyo byose, yewe no mu butayu abantu barayivuze, ntabwo njya kuvuga Ezekiel kuno bavuze Imana, ba Yesaya kuno babonye Imana mu cyubahiro cyayo, ntabwo mvuga ibyo byose namwanya afite. Ariko nubwo Imana ihambaye gutyo, Dawidi arangije aravuga ati ariko nubwo imeze gutyo ni Imana inyitayeho. Arangije aravuga ati none se muri bya bindi byose, iyi Zaburi ya 8:5 ngo none ngiye umwana w'umuntu ndiki kugira ngo nyiteho. Imana ishimwe cyane. Ndiki ashobora kuba yarageze igihe amaze kuba umwami, amaze aribuka ko yari umwana uragiye intama, abona ko Imana muzamuye. Arangije aravuga ati gose mu bantu bose ngewe rigiye nibagirwa n'abakozi dukorana nk'abibagirwa, noneho ari uwo twita ngo Zayirwa. Ejo bundi narambaje nise abana kwita Zayirwa kubera iki? Ngiye ndabyanga, ngiye kwita umuntu ngo Zayirwa. Witwa nde? Ambwira izina rye ngo ni Jean Baptiste. Ndaryibagirwa, nongeye kumubona mwita Zayirwa. Ariko Imana imeze gutyo, ikamenya umuntu kandi ikakwita mu izina, ikamenya uriwe ikaguhamagara mu izina. Twavutse turi benshi, data yajyaga nyibagirwa, yajyaga guhamagara Filipo, n'ikiriya kibitwe n'icyo mvuga. Ariko Imana iza ikamenya umuntu, ni kanaka. Ni Imana ikomeye cyane. Ya Gutegeka kwa Kabiri igice cya 47, aha niho Imana yabwiye Abisirayeli, yavuga ati se nirihe shyanga rifite Imana iyegereye abantu bayo nkuko ngiye negereye Isirayeli. Urukundo rw'Imana no kumenya na keya y'Imana nabyo ni byinshi cyane. Imbaraga zayo ni ariko n'urukundo rwayo ni byinshi. Iyo keya y'Imana ni keya igaragara cyane mu rukundo rw'Imana. Ruratangaje cyane ukuntu Imana ikunda abantu bayo. Avuga Hosea aravuga ati ariko Imana avuga ngo ntago muri kumva neza urukundo mafitiye. None aramubwira ngo genda ushake umugore w'indaya umucyura kubera umugore. None arangije wa mugore arongera ajya mu busambanyi, tugenda nanone umugaruje ngo ubu rero uko bikubereye. Urumva njya mbona ama divorce dufite no mwitorero, umuntu avuga ati ntago nshobora gusubirana nawe, nimushaka munyirukane, indirimbo ndaziretse, korari yivuyemo, nitorero munce muzagende mutangaze ko ngiye nsubirana nakanaka. Ariko Imana uko nyine kwangirika kwacu igenda ikurura, igenda igarura, kandi urukundo rukomeza rukatugendaho. Izaburi imwe ivuga ngo nuko barateshuka ngo Imana irongerera zirabafata. Yavuga ngo ni ikizu, Imana itwara abantu bayo, ikabatwara buhoro, ikadutwara mu rukundo, ikadutwara mu mbazi nyinshi. Ari amagambo twasomye babandi bavuga ngo Imana y'umusanzu rya kera ni Imana ikarishye. Ayo magambo twasomye hariya mu Kuva aravuga ngo ni inyebambe, ni Imana y'imbabazi,
n'Imana ikunda abantu bayo, n'Imana ikurikirana abantu muri rwa rukundo rwa ikarugaragariza n'abana n'abuzukuru n'ubuvivi. n'Imana imeze gutyo, nubwo ari just, nubwo ari Imana ikiranuka ica itabera, ariko nanone n'Imana igira imbabazi nyinshi cyane. Ngenda ndashima Imana kuko abantu babonye Imana bayibonye mu mbaraga, bayibona no mu rukundo. Iyi niyo Mana dusenga, ni Imana y'imbaraga ariko ni Imana yuzuye urukundo. Reka rero urukundo rw'Imana turugarukirize ku ijambo rimwe gusa, kuko Imana yakunze abari mwese cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urukundo rw'Imana ntabwo rugaragarira mu mubare w'imodoka umuntu afite, nta nubwo rubonekera mu mazu n'ubucuruzi n'indege na pasiporo. Urukundo rw'Imana rugarukira mu ijambo rimwe gusa, ni Imana ya Kristo umwana wayo yaduhaye kugira ngo tubone ubugingo bw'iteka ryose. Turagira ngo tuze gusoza dusenga. Nge numva kubona Imana kwacu, ari ababonye Imana bamaze kuyibona barahinduka. Bareba Mose yabaye mu Egiputa, nuko igihe kigeze ahishurirwa Imana. Ahishuriwe Imana, ibyo mu Egiputa byose abihindura ubusa. Ugutinya Farawo birahinduka, ibintu byose bihinduka ubusa. Ikintu yahaye agaciro cyane kuvuga ngo niki nabaho, ahinduka umuramyi, ahinduka worshiper. Niyo mpamvu yatumye agenda nawe aseruka mu bandi avuga ati nanjye naje kuri Farawo, rekura ubwoko bw'Imana bugende bugiye gutambira Imana ibitambo mu butayu. Aba Daniel bamenye Imana barahinduka. Uramo revelation y'Imana yagomba kubyara worship. Iyo tutahuye tukabona Imana tukayibona, byagomba kubyara worship. Reka mvuge ndangiza, ndavuga aya magambo mu kurangiza. Nanjye nabonye Imana. Mu gitondo nari kumwe na madamu, noneho yumva ndi kuririmba, nabonye Imana nyamara yemwe, nabonye yo Mana. Buri umuntu ari kuvuga ngo nabonye Imana nyamara yemwe, ninga yavuga ati nubwo mutabyemera, ninga kuvuga ngo nta nubwo nabisobanura. Sinabisobanura. Niyo mpamvu navuga ngo nyamara yemwe, nabonye Imana nyamara yemwe, nabonye yo Mana, nabonye Imana nyamara ye. Numva ndanezeriwe, numvise nezerewe mu gitondo vuga nti mu bantu babonye Imana nanjye ndimo. Ntabwo nabona uko mbisobanura, nta n'umwanya wo gutanga ubuhamya mfite, ariko igihe cyarageze nanjye mbona Imana, nanjye nabonye Imana. Ndi umugabo wo guhamya ko nabonye Imana, kandi kuva nabona Imana uko nari ndushye, ahantu nari ngeze, amashuri nari mfite nta kintu yamariye, n'ababyeyi bandihiriye byabapfiriye ubusa, nari umusore warindagiye, nyamara nabonye Imana. Nabonye Imana mu bukristo ngenda, nubwo ari igihe nanjye mvavana, nabonye Imana. Uyu munsi ndi umupastori wabonye Imana, ndi umugabo mu rugo rwanjye ariko wabonye Imana. Haleluya. Hari igihe Imana yabwiye Abisirayeli avuga ati nimukajye mufata abagaragu banyu ngo mufate ko mwishakiye, yarangiza ni nkaho avuga ati kubera iki? None Imana ikongera ngo kubera ko ndi Uwiteka Imana, because I am the Lord. Nuko ndi Imana, nta maka nta bisobanuro, nuko ndi Imana. Tubonye Imana nk'Imana, nta n'ikindi yavamo. Havamo true worship, havamo kuramya Imana by'ukuri, havamo kwegera Imana nta mananiza, havamo kagasuzuguro gake. Buriya abantu basigaye basuzugura, agahereza Imana ikirenge, agahereza Imana urutoki, kaba ngo fatwe ibyo, agahereza Imana nyine utwo yasaguye n'utwo yasigaje. Hari igihe ngenda noneho turi kumwe na madamu tukicara, none tukanywa icyayi, nyine hari bya byayi byo muri bobone, ibyayi nyine bimeze ukuntu, noneho najya kureba nkabona facture bamaye, nkabona ni 17,000. Nakwibuka ko icya 10 naragitanga, nakwibuka ko amaturo natanze 2, none ngewe ibi nibyo byari umugaragu w'Imana Dawidi amaze kubaka ibye, ava ngo Imana nyamana yankuye mu bushumba, iri mu ihema, nanjye nicaye mu nzu ndaganje. Aravuga ngiye kubakira Uwiteka Imana inzu. Imana idufashe cyane. Abanza abantu ntabwo twamenye Imana,
ntabwo twamenye Imana. Ejo nzarangiza ndi kuvuga ngo turamutse tubaye abaramye Imana by'ukuri byasa gute, niho tuzarangiza. Ariko uyu munsi ndagira ngo mubwire ngo Imana ni Imana. Imana yacu ni Imana ihambaye. Imana yacu ni inyacyubahiro gikomeye. Imana yacu ntabwo ikeneye za demande explication, ntabwo ikeneye kugusobanurira byose ngo itangire kukwisobanuraho igenda kubera iki, urimo urayisobanuza iki, nusobanurira ibyo tumva uramaze, ibitanyura ibitinjira ngo bihure biramaze. Niyo wagira ute ntabwo ushobora guhindura n'akantu gato cyane ku Mana, kuko Uwiteka Imana ni Imana ihambaye, ariko ni Imana yuzuye urukundo. Muze turebe Imana, muze duhanga amaso Imana, muze tugarukire Imana. Ibyo birego byose twashyizeho mureze tubihindura ubusa, tujye kubiretira, tujye kubikurayo, kuko Imana ni Imana. Shobora kuba twarumvise nabi, shobora kuba twaraje, Imana twaremye ntago yemeye gukwirwa muri ya muru twayishyiriyemo, muri forme twayishyiriyemo. Imana yaranze niyakwirwamo, kuko ntibyakunda. Ni Imana ngari, ni Imana ikomeye, ubwenge bwawe urahambaye, amaso yareba hose. None se nibireba hose kuko ni gute umuntu ajya hirya akajya kunywa inzoga yihishe? Ni ukuvuga ngo ntabwo twabonye, ntabwo tuyizi. Ni umuntu ajya gukorakora yarangiza ibiganza akabizamura ati uruwera n'ibiganza byakoze ku bagore b'abandi. Oya, njye nabonye abantu bataramenya Imana. Imana idufashe cyane. Uwiteka niwe Mana. Reka dusenge Imana. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship Yahweh. Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Uwiteka Mana yacu, icyama abantu bawe bakakubona, icyama tugatahura uburiwe, tukamenya ugukomera kwawe, tukamenya imbaraga zawe. Ibi twita ibibazo twatangira tukabigenda hejuru, ibyo twita ibikomeye byahinduka ubusa imbere yacu. Bya bindi twagize ibihangange n'abantu dutinya twajya tubabona nk'inzige, nk'uko Dawidi yamaze kubona Goliyati, yaramurebye yumva aramusuzuguye. Mana yacu, nitumenya uwuriwe ntabwo byadukangaga byakongera kudukanga. Nitubona neza Imana iyo ariyo, ibyo twita ibidashoboka byatangira kugenda biyonga. Ibyatumye tutakomeza urugendo byava mu nzira tugatambuka. Ibyari inyanja itukura byahinduka ubusa inzira ikaboneka. Mana arabahirimye kubera ko barakariye Imana, batekereje iyo si Imana yo mu ijuru, niyo biremeye mu ishusho yabo. Niba uri Imana ntabwo tugomba kubyemeza, ntabwo ari twe tubyemeza, nta nubwo ari twe tutanga umwanzuro wo kuvuga ngo Imana yabaye Imana kubera ko ni njyewe wabishatse, kubera ko twabyemeye. Mbyemera ntabyemera se ndahindura Imana kuba umuntu se? None se mbikunze mbyanze nicyo cyatuma Imana itaba Imana? Icyaduha Mwami mu mutima wacu tumaze gutahura uriwe, reka Mana have mu rukundo, rukundi Imana, have mu kubaha Imana, have mu gutinya Imana, kandi bigaragare buri wese yuko twebwe twabonye Imana. Twabonye Imana, turayibona. Ay Imana yanjye, nubwo uyu munsi habayeho kwibagirwa, abantu bageze ahandi hantu, ariko hari igihe Mana abantu babonye Imana. N'aba bose tubona bagenda birata, bagenda bishyira hejuru, bagenda bikakaza, hari umunsi bagezemo babona Imana, kandi uwo munsi si ukunguko bari bameze. Mana ntago turi mu mwanya wo gukina ngo dukine nawe urusimbi, nta nubwo twongera kugusubiza mu kizamini, kuko ntago uri umunyeshuri wacu, ntago uri kadogodo tumuye dushaki, ahubwo uri umwami. Uri umwami, uri umwami, uri Uwiteka ryose, kandi iteka ryose
uri Imana idahinduka, uri Imana ibasha, uri Imana ishoboye, ariko nanone uri Imana idukunda cyane. Turagushimiye ku bwa keya yawe, turagushimiye ku bw'urukundo rwawe, turagushimiye ku bw'imbabazi zawe, turagushimiye kuko uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana. Haleluya, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana ejo, uri Imana uyu munsi, uri Imana ejo hazaza, uri Imana, uri I am. Turakoze cyane, turagushimiye rero uyu munsi kuko twongeye kwibuka ko twabonye Imana. Uri Imana, uri Imana ikwiriye ko tuyihimbaza, tuyiramya, ko tuyikorera duciye bugufi, ko tugendera munsi y'ubutware bwawe, ko tugenda duciye bugufi, tugendera mu kwera kwawe. Mana, tubona ya mico mizima yo mu Mana, tuhagarara neza tuvuga ngo reka Imana twishimire, reka tuyinezeze, reka tuyibere umbavumbura neza, reka ibyo dukora binezeze Imana. Niba ari Imana twabonye, Mana, ibindi byose reka bihanagurike, tubyambuye agaciro kugira ngo Uwiteka ukomeze kutubera Imana. Umve gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Umukozi w'Imana arakoze cyane pastor, Imana imuhumugisha. Hanyuma turimo turasobanukirwa, turimo turagenda tumenya kuramya nyakuri ibyo ari byo. Hanyuma uyu munsi ndatekereza ko twari dukwiriye kumenya Imana iyo ari yo. Hanyuma n'uyimenya iyo ari yo, kuramya nyakuri byaza kukorohera, kwaza kwiremya nyakuri ukabimenya, ukamenya ngo Imana nindi, usobanukiwe imbaraga zayo, ukasobanukirwa ubushobozi bwayo. Hanyuma kwiramya ntabwo byakugora, wamenya icyo uramya icyo ari cyo. Ni byiza rero gusobanukirwa Imana yacu. Atenze cyane kuri iri jambo, kumenya imbaraga z'Imana cyane, kumenya Imana imbaraga zayo. Buriya dukunda gusa nk'abakunda guswata intego cyangwa se kudahamya neza intego, tugahusha kubera ko tutamenya Imana. Ariko numenya Imana uzamenya n'uburyo bayiramya. Inshuro nyinshi dukunda kuvuza induru ibyo ngibyo, hanyuma ukanaririmba, hanyuma wabigize gute, wabyishe. Kuririmba twabonye ko ari akantu gato cyane, abisobanura ni akantu gato cyane. Hanyuma nuyimenya neza uzayizera, kandi kuyizera niko kwiramya nyakuri. Imana nibaho umugisha, Imana nibagirire neza. Mukanya pastor arabize kuza kudusengera, araza kudusengera ku byifuzo bindi dufite. Ariko reka nsabe muri tekinike batwereke uburyo n'ubundi dukomeza gukorera Imana. Hanyuma dukorera Imana dutanga amaturo, dukorera Imana dutanga icyacumi, nabyo biri mu kuramya Imana, nabyo biri mu kuremya Imana. Nabyo birimo. Iyo uvuze ngo kuramya Imana nyakuri no kuyihana amaturo, no kuyihana icyacumi, nabyo birimo. Hanyuma rero dukoresha ziriya konti, harimo Beka, harimo Banque Populaire, ari zira nizo konti dukoresha dutanga amaturo n'icyacumi. Hanyuma hari ubundi buryo dukoresha bwa Momo Pay, code niriya dukoresha ugatanga icyacumi n'amaturo. Hanyuma dutanga n'amaturo y'abakene, dukoresha n'ubundi Momo Pay, code nayo dukoresha babanje inyubako, dukoresha iriya Beka, turimo turatanga imisanzu y'inyubako, turimo turubaka urusengero rwacu, kandi rwose turi mu mirimo ya nyuma dusoza kugira ngo n'ubundi tunabisabe kugira ngo n'ubundi tuzatangire gusengeramo vuba. Byose tukomeze tubikore neza kwa kundi Imana yabiduhaye. Tugombye kuba turabaramyi, ariko kandi tukababaramya nyakuri. Imana ibaho umugisha, dusanze twese turabaramyi. Niba udasenga Imana ubwo hari ikindi usenga, niko bigenda. Icyo ukunda cyane kandi nicyo uha umwanya munini cyane, ubwo uri imbata yacu. Icyo ukunda cyane mu buzima uri imbata yacu, ubwo nicyo uramya. Imana ibafashe rero, Imana ibagirire neza. Ariko wowe mwene data na mushiki wanjye uze kugaragara nk'umuntu uri kuramya Imana. Iyi Mana yaremye ijuru n'isi, iyi Mana yatubwiye ifite ubushobozi bungana kuri, ifite imbaraga zimeze kuri iyi. Ni hahandi twese abayemera n'abatayemera, amaherezo abayemera neza bazishima, ariko abatayemera amaherezo bazavuga ngo iyo mbimenya nari kuba narakoreye Imana nyamana. Ariko abayikorera by'ukuri ntibazicuza, ariko abatayikorera bazicuza. Ariko byari byiza kugira ngo uyikorere none utaricuza. Yesu nabaho umugisha mu izina rya Yesu. Reka rero tumusabe adusengere. Harimo abarwayi, muyizere Imana, Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza, irakiza. Hari abafite amadeni, hari abafite ibyifuzo bitandukanye, ari byo mu ngo, ari byo mu kazi, ari ibyawe ku giti cyawe. Reka pastor adusengere nk'umukozi w'Imana. Turi kumwe muri uyu mwanya, wizere Imana. Iyi Mana yavuze y'imbaraga ibasha kugusubiza. Nadusengere tunasoza. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye kuko uri Imana, uri Imana ifite imbaraga n'ubushobozi. Niyo mpamvu amahanga yose azahuri. Uri Imana yumva gusenga, uko Abisirayeli batatse urabumva, ubakura mu gihugu cy'Egiputa, ubakuje amaboko akomeye. Niko hari abatakuye umunsi, hari abatakishwa n'ubukene. Mana ubagenderere, ubaremere mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu arabacuruje bageze igihe barahomba, ibyabo bikaba biri hasi cyane. Mu izina rya Yesu turasenga kugira ngo Mana usibura amayira, ubakure w'inyatsi mu izina rya Yesu.
Yesu Kristo ubatera igikundiro, abacuruza bikeya bongerere Mana mu izina rya Yesu. Mwami urakoze cyane. Reka babuza akazi bamaze kudepoza, bakomanze inshuro nyinshi, bamaze gucika intege, Mana turasenga kugira ngo za lettre, hari abavuga bati rero naranditse nakoze n'ikizamini ariko ruswa, mu izina rya Yesu Kristo reka Mana izo nzandiko zigende mu gikundiro, zigende mu mbaraga. Kandi Mwami Yesu turasengera batanga akazi kugira ngo Mwami bagire umutima kiranuka mu izina rya Yesu, kugira ngo abera Mana yacu nabo babone ibafasha, babone binjira. Mana yacu mu izina ryawe rikomeye, Mana ugira icyo wakora, ukore Mwami bitangaza muri zango zisenyuka mu izina rya Yesu. Arabari muri rukiko, bari muri process ya divorce, mu izina rya Yesu Kristo urwo rugo rupfuye ubasha kuruzura, mugabo n'umugore bakongera bakabana mu izina batandukanye, ujye ubagarura Mana tukongera kubona mu izina rya Yesu Kristo. Waremye bishya, hari abasenya ingo z'abandi, turabasengeye kugira ngo bakizwe bave mu kibi mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zabo tuzihinduye ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Inzira zose bacishamo turazanze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Reka izingo Mwami zikire, zihumanuke, zigira ubuzima mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Data turakoze cyane, turasengeye abarwayi, Mana ukomeze ubagirire neza, ufasha abarwaye igihe kirekire, za ndwara abaganga bavuze ngo zidakira mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga kugira ngo kuboko kwiteka Imana kubagereho, baba bari mu bitaro, baba bari mu ngo, baba Mwami bameze nk'abatawe, baba bandi bameze nk'abandi ku kidendeze, nabo basange bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ikiza, ugakiza za kanseri, ugakiza za sida mu izina rya Yesu Kristo. Reka izi ndwara mu izina rya Yesu turazikubise, mu izina rya Yesu turazimenaguye imbaraga zazo mu izina rya Yesu, atamiri mu izina rya Yesu Kristo. Data turakoze cyane, abari mu kazi bazamure, baza promotion, hari abadindiye bageze hasi, Mana turabasengeye kugira ngo nabo bazamuke, n'abandi batahembwaga batangire guhembwa, abari mu myanya yo hasi batangire kuzamuka kubw'icyubahiro cy'Uwiteka. Data wera turagushimiye, reka Mwami dusengere Mana yacu babandi bafite ibibazo byo mu bugingo, nabo turabasengeye kugira ngo ubasange, hari abasengaga bakabaraguye ubabyutse mu izina rya Yesu Kristo, bongere babone imbabazi zabone kuboko kwawe Mana kubakurayo mu izina rya Yesu. Ahandi Mwami bajengerejwe cyane n'abaturanye, bajengerejwe n'imiryango, abo turabasengeye kugira ngo batabarwe bikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Mana ukire kubafata, Mana bazenguruke, ubakotesha imbaraga zawe kugira ngo ijya bakubitaga hasi mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi bahagarare neza, turasengeye Mana babandi barozwe, babandi abadayimoni bagendaho, babandi barara basinzire, babandi bamaze gufatwa miri n'abarungi n'indi myuka mu izina rya Yesu. Turasenga kugira ngo uyu mwanya ubatabare, ubakize, uhindure ibyabo, amateka bahinduke mu izina rya Yesu Kristo. Ubakure ku ngoyi, ubakure ku gahato mu izina rya Yesu. Ibyo Satani yitwaza ibyo byose ubihinduye ubusa kubw'ububasha n'ubutware twahawe n'Umwami Yesu Kristo. Mana ukize, Mana uhindure mu izina rya Yesu Kristo. Data turakoze cyane, turasengeye itorero suko bubyutse, suko imbaraga icyatoha Mana abantu bawe bakamenya Imana, bagakunda Imana, bagakorera Imana mu izina rya Yesu. Mana nsengera itorero, turasengeye inyubako Mana kugira ngo ibonekemo ibibuze byose bari ubitanga kugira ngo inzira ziboneke, abantu babasubire Mwami guterana mu izina rya Yesu Kristo. Turasengeye Mwami igihugu ukibemo, ukigaragaremo, guhera ku bakuru kugera ku batoya bose Mwami bahinduka baramye Imana, kuko ijambo riravuga ngo hahirwa ishyanga rifite Uwiteka Imana yaryo. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo winjire mu nzego zose Mana z'igihugu, muri ekonomi Mwami Yesu ubonekemo mu izina rya Yesu Kristo, mu banyi n'amahanga ubonekemo mu izina rya Yesu, utakiye pakasa mu izina rya Yesu, mu miyoborere uboneke mu izina rya Yesu, muri sante uboneke mu izina rya Yesu, muri education uboneke mu izina rya Yesu. Aho hose uhinjire, ubwami bwawe buze kandi bugere hose mu izina rya Yesu Kristo. Aida turakoze cyane, turagushimiye rero muri iyi minsi tugezemo n'igihe cya covid, aho abantu bose bahagaritse umutima. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo ari vaccine iboneka, ari n'ibindi Mwami haboneke igisubizo kirambye kuri iki kibazo Mwami, ikibazo cyugarije isi yose bitumye ubuzima buhagarara. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo Mana bari utanga umuti, utange igisubizo kugira ngo Mana haboneke gutabarwa gukomeye Mana kugiye kuduhindurira amateka. Data turakoze cyane, wumve gusenga kwacu, wumve kwinginga kwacu, kuko uri Imana yumva kandi Imana ishoboye. Urakoze kumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.